wera ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye, dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Amen, amen. Imana ishimwe cyane bene data. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bifurije kandi gukomeza kugira umunsi mwiza wa Pentekote. Turakomeza muri wa mwuka wa Pentekote tumazemo iminsi. Uyu munsi turakomeza tuganiraho kugira ngo dusobanukirwe, turusheho gusobanukirwa kuri kiriya gitangaza cyabaye ku munsi wa Pentekote. Ubundi rero mu Bayuda uriya munsi ntabwo bawitaga Pentekosti, ahubwo bawizihizaga witwa umunsi w'umuganura cyangwa se umunsi w'ibyumweru. Umunsi w'ibyumweru kubera ko wabaga bizihizaga uriya munsi hashize ibyumweru birindwi, ibyumweru birindwi byo bihwanye n'iminsi 50 nyuma ya Pasika y'Abayuda. Ndavuga Pasika y'Abayuda kuko Pasika yacu twebwe twizihiza umuzuko wa Kristo, ariko Pasika y'Abayuda nk'uko mubizi cyangwa se turi bikomozeho, babaga bizihiza umunsi bariye umwana w'intama bwa nyuma, bamaze gusiga amaraso ku nkomanizo z'inzu yabo, hanyuma marayika w'Imana akanyura ku nzu z'Abanyegiputa yica imfura zose zo mu Egiputa, ariko yagera ku nzu isizweho amaraso y'umwana w'intama akayirengaho, zabaga ari inzu z'Abayisirayeli. Noneho Abayisirayeli rero nibwo bahagurutse bava mu gihugu cya Misiri, cya Egiputa. Iyo niyo bita Pasika. Pasika bisobanura guhitaho, kunyuraho. Marayika yanyuraga ku nzu yabo ntabagirire nabi kuko yabaga yahabonye amaraso y'umwana w'intama. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo twumve ko uyu munsi wa Pentekote habaye igitangaza kidasanzwe, haleluya, ni byiza ko twebwe nk'Abakristo, Abakristo dukoreshwa n'umwuka w'Imana, tubanza tugasobanukirwa neza iminsi mikuru ibiri. Iminsi mikuru ibiri yizihizwaga muri Isirayeli, kandi iyo minsi mikuru yombi ikaba ifitanye isano n'isarura. Iyo minsi mikuru Uwiteka yari yarategetse Abayisirayeli kujya bayizihiza buri mwaka. Umunsi mukuru wa mbere bawitaga ko ari umuganura w'amahundo ya mbere, first fruit. Bene uwo muganura wabagaho mu gihe cya Pasika. Igihe cya Pasika cyabaga ari igihe kimara nk'iminsi 7 barya imigati idasembuye. Ubwo rero nyuma batangiye kurya imigati idasembuye muri ya minsi 7, nyuma y'iminsi 3 gusa bariye intama ya Pasika, Abayuda bazanaga ya mahundo yeze mbere y'ayandi, bakayatura Imana, bakayatura Uwiteka Imana yabo, kugira ngo bayishimire ku bw'izo mbuto za mbere, kuko zabaga zibizeza ko umusaruro mwinshi ugiye kuboneka. Imana ishimwe cyane. Umuganura w'amahundo ya mbere rero wabaga nyuma y'iminsi 3 Abayuda bijije Pasika yabo. Ni ukuvuga wa munsi bibukagaho uko kera ba sekuruza bemerewe kuva mu Egiputa nyuma y'imyaka 400 bari bamaze mu bucakara, kandi kugira ngo bemererwe guhaguruka bakavayo, byatewe n'uko Farawo yashyitse akava ku izima. Umwami Farawo yavanywe ku izima n'uko mu ijoro rimwe marayika w'Imana yanyuze kuri buri rugo rwo muri Egiputa, yica imfura yo muri buri rugo, ariko yagera ku rugo rw'Abayisirayeli ntarwinjiremo, kubera ko Uwiteka yari yabategetse kubaga umwana w'intama, amaraso y'uwo mwana w'intama bakayasiga hejuru y'umuryango wa buri rugo rutuyemo Umuyisirayeli, bityo marayika yagera kuri urwo rugo
ntagire icyo arutwara, akarubonaho amaraso y'umwana w'intama, akarwitaho ntarwinjiremo, kandi nk'uko tumaze kubivuga, aha niho havuye ijambo pasaka mu giheburayo risobanura kwitambukira, guhita, nk'uko marayika yahise ku ngo z'abamarayika, kuko zabaga ziriho amaraso y'umwana w'intama. Imana ishimwe cyane. Ubwo hari muri bugere musobanukirwa impamvu ngombye kubagira muri ayo mateka ya Bibiliya, ku bari basanzwe batayamenyereye. Yesu Kristo nawe yizihizaga Pasika y'Abayuda, kandi twese tuzi ko Pasika ye ya nyuma ari ya yindi yo muri rya joro. Pasika Kristo yasangiye n'abigishwa be bwa nyuma ni ya yindi yo muri rya joro, aho Bibiliya itubwira ngo igihe bafunguraga, igihe bari ku meza, igihe bari barimo kurya, muri wa mugoroba, Yesu yafashe umugati maze ashimira Imana, arawumanyura, awuhereza abigishwa be ati nimwakire murye, uyu ni umubiri wanjye. Afata n'igikombe kirimo vino, ashimira Imana, arababwira ati mwakire munywe, kuko aya ni amaraso yanjye ahamya isezerano rishya Imana igiranye n'abayo, amaraso amenwe ku bw'abantu benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Nuko Yesu ndetse icyo gihe yongeraho ati reka mbabwire rero, sinzongera kunywa iyi vino kugeza igihe nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana Data. Imana ishimwe cyane. Ese bene data, ntituzi ko muri iryo joro, mwaba mwibuka ko muri iryo joro Yesu amaze gusangira Pasika ye n'abigishwa be, muri iryo joro kuri ayo meza bari bari, nibwo Yuda wa wundi wagombaga kumugambanira yarahagurutse abasiga aho ku meza, aragenda nabo, Yesu n'abigishwa be nabo baragenda bajya hahandi bari basanzwe basengera mu murima wa Getsemani, kandi Yuda nawe yari ahazi, maze Yuda aza agarukanye n'igitero kije gufata Yesu muri Getsemani. Ba basirikare b'Abayuda bamaze kumufata barara bazirana Yesu ijoro ryose, maze mu museke bamugejeje kwa Kayifa wari umutambyi mukuru. Mu masaa 12 bamugejeje imbere ya Pilato, ya Pontius Pilate. Pontius Pilato wari governor, wari umuyobozi, wari utegekeraga Abaroma aho ngaho i Yerusalemu. Yesu Kristo umwami wacu icyo gihe bamucira urubanza huti, ku buryo saa 3 zo mu gitondo yari amaze kujya ku musaraba. Imana ishimwe cyane ko yagiye ku musaraba kubera twebwe. Aha bene data, niho Mwuka Wera nsaba ngo adusobanurire aya magambo. Tumaze kuvuga ko mu Bayuda umuganura w'amahundo ya mbere, w'ihundo rya mbere y'imyaka ya mbere yeraga, urabona hariho imyaka yera mbere y'iyindi. Iyo bayibonaga bazanaga amahundo ya mbere bakajya kuyatura Uwiteka, kandi bakayatura Uwiteka nyuma y'iminsi 3 gusa bari intama ya Pasika. Kandi Yesu Kristo tuzi ko amaze gusangira Pasika n'abigishwa be muri iryo joro aribwo yafashwe, ndetse mu gitondo bamujyana kumucira urubanza, nabwo yishwe. Byari ku munsi umwe, byari bikiri kuri iyo Pasika y'icyo gihe. Noneho amaze gupfa, tuzi ko byagenze gute bene data? Tuzi ko ku munsi wa 3 yazutse. Ese murumva aho kuzuka kwa Kristo bihuriye n'uwo muganura w'amahundo ya mbere? Imana ishimwe cyane. Ibi ngibi biradusobanurira amagambo dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto agiye kurusoza ku bice 15, yarababwiye ati ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Rero bene data, kuzuka kwa Kristo ni wa muganura w'amahundo ya mbere byaduciraga amarenga, uduhamiriza ko hazabaho umusaruro munini, ari wo muzuko w'abapfuye biringira Kristo, ari bo twebwe. Yesu Kristo ni umuganura wo kuzuka, yabaye umuganura wo kuzuka. Haleluya!
Twavuze ko mu Bayuda habagaho iminsi mikuru ibiri ifitanye isano n'isarura, tumaze kandi kuvuga ko umuganura w'amahundo ya mbere watangwaga iminsi 3 Pasika ibaye. Noneho reka tuvuge ku muganura w'isarura nyakuri. Uwo muganura w'isarura nyakuri niwo wari umunsi wa Pentekoste, niwo waje kwitwa umunsi wa Pentekoste. Nyuma y'iminsi 50 uhereye ku muganura w'amahundo ya mbere, hakurikiragaho umunsi mukuru twakwita ngo kumurikira Imana umusaruro wuzuye. Ku munsi wa 50 cyangwa se nyuma y'ibyumweru birindwi, kubye n'iminsi 7 ubona 49, ubwo ngubwo rero ni ku munsi wa 50 uvuye kuri Pasika, Abayuda bakoraga umunsi mukuru ukomeye wo gushimira Imana kuba yarabahaye umusaruro uhagije wo gutunga imibiri yabo. Kuri uwo munsi noneho ntabwo bamurikiraga Uwiteka amahundo ya mbere, ahubwo bamumurikiraga ibisarurwa byose byabaga bimaze kwera, umusaruro wose. Iryo ryari itegeko Uwiteka yarahaye Abayuda nk'uko tubisoma mu Balewi, mu gitabo cy'Abalewi ibice 23 niho tubisoma ngo mujye mumara ibyumweru 7 byuzuye. Abalewi ibice 23 uhereye ku murongo wa 15. Mujye mumara ibyumweru 7 byuzuye muhereye ku munsi ukurikira Sabato, ni ukuvuga umunsi mumurikira umuba w'amahundo ya mbere. Mwabyumvise, ibyumweru 7 muhereye ku munsi mumurikira Uwiteka umuba w'amahundo ya mbere. Ku munsi wa 50 ari wo ukurikira Isabato, kuko umuba w'amahundo ya mbere nawo wabaga ari konje, niyo bita ngo ni Sabato. Mujye muntura ituro ry'umuganura w'ibinyampeke. Iryo ni itegeko Uwiteka yari yarabahaye. Mu yindi version ya Bibiliya bavuga ngo mubare iminsi 50 igeze ku munsi wa mbere w'isabato ya 7, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wa mbere. Rero uwo munsi wo kwishimira umusaruro niwo munsi w'umuganura wa kabiri. Abayuda bawitaga umunsi w'ibyumweru kubera ko wabaga ibyumweru 7, wabagaho hashize ibyumweru 7 nyuma y'umunsi w'umuganura w'amahundo ya mbere. Umwe bizihizaga nyuma y'iminsi 3 gusa bari intama ya Pasika, ariwo wahuriranye n'umuzuko no kuzuka kwa Yesu Kristo. Amen, amen. Nizeye ko turimo kujyana bene data. Ubundi twabivuze, ntabwo Pentekoste Abayuda bayitaga Pentekoste, bayitaga umunsi w'umuganura cyangwa umunsi w'ibyumweru nyine, kubera ko wabaga hashize ibyumweru 7 aribyo bihwanye n'iminsi 50 nyuma ya Pasika. Ariko nyuma y'aho Abayuda batangiriye gutatanira mu bihugu by'amahanga, abenshi bari bamaze no kwibagirwa ururimi rwabo rwa kavukire rw'Igiheburayo, noneho batora ururimi rw'abakoroni, ariko cyane cyane ururimi rw'Ikigiriki. Uwo munsi w'umuganura rero kubera ko nyine wabaga nyuma y'iminsi 50 uhereye kuri Pasika, bawise mu rurimi rwabo rw'Ikigiriki umunsi wa 50. Mu rurimi rw'Ikigiriki ikintu cya 50 cyitwa Pentekoste, kuko mu Kigiriki umubare 5 bawita pente. Abantu muzi Pentagon, inzu ifite impande 5. Noneho 50 bakayita Pentekota, icya 50 bakacyita Pentekoste. Wabize ururimi rw'Ikigereki bavuga ko umunsi wa Pentekoste mu Kigiriki babita Pentekoste Hemera. Noneho mu magambo ahinnye bakawita Pentekoste. Imana rero ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika, ku munsi Abayuda bizihizagaho umuganura bashimira Imana kuba yarabahaye umusaruro uhagije wo gutunga imibiri yabo. Ntabwo ari ibyo gusa bishimiraga. Kuri uwo munsi Abayuda banizihizaga umunsi Uwiteka yabahereyeho amategeko ku musozi wa Sinayi. Uti kubera iki? Kuko kuva bahagurutse mu Misiri, wa munsi abasekuruza babo bahagurutse mu Misiri, Farawo abarekuye ati ngaho nimugende nimwumvire aho, dore n'imfura zanjye zimaze kurimbuka. Bageze ku musozi wa Sinayi, Uwiteka abaha amategeko
ari umunsi wa 50 bavuye muri Egiputa. Noneho rero ya Pentekoste, wa munsi w'umusaruro nawo kubera ko ari umunsi wa 50, bakizihiza n'umunsi wabo wo guhabwa amategeko. Uwo munsi wa 50 uhereye ku kuzuka kwa Yesu, ni nabwo Imana yakoze igikorwa cyatunguye benshi, igikorwa cyo kwimura ubuturo bwayo, kwimura icyubahiro cyayo, cya kindi yajyaga igaragariza ku musozi, yari yaragaragarije ku musozi Sinayi, cya cyubahiro n'ubwiza bwayo bwajyaga bumanukira kuri rya hema ry'ibonaniro mu butayu. Bwa bwiza bw'Imana bwigaragarizaga mu rusengero rwa Salomoni i Yerusalemu. Kuri uwo munsi, ubwo bwiza n'icyubahiro, iryo abagatulika, muri Bibiliya y'abagatulika bayita ngo ni ikuzo. Iryo kuzo ry'Uwiteka niryo ryanamanutse noneho riruhukira kuri buri mugabo n'umugore muri ba bantu, mu bantu 120 bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru kuri uwo munsi. Bene data, ndifuza ko mu buryo bw'umwuka twebwe abanyagicaniro tubikurura tugasobanukirwa neza isano iri hagati y'ibyo Uwiteka yakoreye kera ku musozi Sinayi, igihe yahaga Abayuda amategeko, noneho tubigereranye n'umunsi wa Pentekote. Igihe Uwiteka yahaga Abayuda amategeko 10, bihuriye he n'umunsi wa Pentekote? Isano yabyo iri he? Kuko tugomba guhora twibuka ko amategeko ya Mose n'andi mabwiriza dusanga mu Isezerano rya Kera byari igicucu cy'ibyagombaga kugaragara Kristo amaze kwigira umuntu. Rero ibyabereye kuri Sinayi byari igicucu cya Pentekote nk'uko tugiye kubibona. Inyito cyangwa titre y'inyigisho y'uyu munsi, bene data, icyigisho cyo muri iki gitondo nakise mu magambo ahinnye ngo tuve ku musozi Sinayi tujye mu cyumba cyo hejuru. Tuve ku musozi Sinayi tujye mu cyumba cyo hejuru. Ni byiza ko turushaho gusobanukirwa n'ukuntu wa muriro wamanukiye ku musozi Sinayi mu gihe cya Mose, uwo muriro twumve neza ko ari wo muriro wongeye kumanukira ku bizera Kristo bari bateraniye mu cyumba cyo hejuru basenga bahuje imitima. Ari nawo uwo muriro ni nawo umanukira abizera Kristo n'uyu munsi. Ni byiza rero ko dusobanukirwa, bene data, ko ariya mategeko Mose yavanye ku musozi akayaha Abayisiraheli yari yanditse ku bisate by'amabuye, ariko guhera ku munsi wa Pentekote abizeye Kristo, amategeko y'Imana ntabwo aba acyanditse ku bisate by'amabuye, ahubwo yandikwa hehe? Yandikwa mu mitima yabo. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ko dusobanukirwa kubwo mu Isezerano rya Kera ku munsi wa 50 uhereye kuri Pasika y'Abayuda bishimiraga kandi bakishimira Imana ko ibaha umusaruro uhagije, bakabona ibyo kurya bitunga imibiri yabo. Ariko twebwe ku munsi wa Pentekoste, ku munsi wa 50 uhereye kuri Pasika yacu Yesu Kristo azuka, turibuka ko nyuma yo guhabwa imbaraga za Mwuka Wera, uwo munsi Petero yavugiye ijambo rikomeye imbere y'imbaga y'abantu bari batangiye kubashinja. Mu byumve namwe murabyibuka, batangiye kubashinja ngo babyukiye ku nzoga. Ariko Umwuka Wera amaze kubakora ku mitima, uwo munsi Uwiteka atanga umusaruro w'abantu bangana n'ibihumbi 3 bihannye bahindukirira Imana. Pentekoste yo mu Isezerano rya Kera, haleluya! Pentekoste yo mu Isezerano rya Kera kwari ukwizihiza ibisarurwa bitunga umubiri wacu, ariko Pentekoste yacu dutera kwibuka ko twahawe imbaraga n'ubushizi bw'amanga bwo gusarura Uwiteka imitima y'abantu bihannye. Imana ishimwe. Imana ubwayo iri ku musozi Sinayi yatangaje mu ijwi rikomeye amategeko 10 ku buryo byateye ubwoba Abayisiraheli. Mu Kuva ibice 20 turasoma ngo abantu bose bumvise ijwi ry'Imana ngo bumva inkuba zikubita, babona imirabyo irabya.
kuva ibice 20 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19 ngo bumva ijwi ry'ihembe babona wa musozi ucumba umwotsi ngo babibonye bahinda imishyitsi bahagarara kure ngo maze babwira Mose bati bari wowe utubwira baba ari wowe utubwira nibwo turi bwumva ariko Imana yo iba iretse kutubwira tudapfa. Noneho Mose abwira abantu ku murongo wa 20 ati nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha. Abantu ngo bahagarara kure, Mose yigira hafi ngo y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo aho ngaho kuri uwo musozi. Ku musozi Sinayi Uwiteka Imana yihishuriye ubwoko bwayo mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Hari umuriro, hari umwotsi, hari gutikita k'umusozi, hari n'ijwi rikomeye ry'impanda. Ibi byose Uwiteka yabikoreye kugira ngo atangaze ko ari uwera kandi ko afite icyubahiro kirenze ibyo twebwe abana b'abantu dushobora no gutekereza. Abayisiraheli bahagararaga kure ya wa musozi ahitaruye mu bwoba bwinshi no guhinda umushyitsi ku buryo no kumva ijwi ry'Uwiteka ubwabyo byabateraga guhinda umushyitsi. Ntabwo bigeze bumva bisanzuye icyo gihe, ntabwo Abisiraheli bigeze bumva bisanzuye kwegera ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu basabye Mose bati no kuvuga reka ijwi ry'Imana riri kudukanga, bari wowe utubwira basi ikubwire udusubiriremo na wundi turapfa. Rero bene data, amategeko yo ku musozi Sinayi byatangazaga ko bwari uburyo bwo gutangaza ko umuntu ari umunyabyaha. Uri umunyabyaha nukora ibi ngibi urapfa, nukora biriya urapfa. Kandi ku musozi Sinayi amategeko yaho yadutangarizaga ko umuntu w'umunyabyaha ntabwo ashobora kwegera Imana yera kuko ntibishoboka, Imana irera. Nyamara kandi uwo ntabwo ari wo mugambi Imana yari ifite mu bitekerezo kugira ngo uzahore ari wo mugambi wayo iteka ryose, kuko muri Kristo, haleluya, muri Yesu Kristo, Imana yatugaragarije ko Imana ari Emmanuel, ko ari Imana iri kumwe natwe. Imana ntabwo ishaka ko tuyiba kure kuko yaraje iradusanga. Imana ishaka ko turekera aho kwitinya tukayegera tugasabana nayo. Ntabwo kuri iki gihe cyacu ntabwo ari kimwe na cya gihe cy'Abayuda batashoboraga no kwegera umusozi uriho Imana, umusozi Sinayi. Ariko uyu munsi bene data tugomba kwishimira ko Imana yatugaragarije ko ishaka ubumwe natwe, iradusaba ko tureka ubwoba nk'ubwo ku musozi wa Sinayi, umusozi w'amategeko, ahubwo tukuzura Mwuka Wera n'umunezero wa Pentekosti. Uyu munsi tuve ku musozi w'ubwoba bene data, twinjire mu cyumba cyo hejuru aho tumanukirwaho n'umuriro tukuzuzwa Mwuka Wera. Amategeko ya Mose yatuvaniye ku musozi yari meza, ariya amategeko ni meza ntacyo wayagaya. Yesu Kristo aravuga ati amategeko ni meza, ni ayera, ariko ntabwo yigeze abasha guhindura umutima w'umwana w'umuntu cyangwa nibura ngo amushoboze kwegera Imana mu bwisanzure. Oya, bakomeje gutinya, bakayirebera kure, bakanga kuyivugisha, ndetse n'abashatse kugira icyo bayibaza bakanyura ku mutambyi n'ubutambyi mukuru. Noneho bene data icyo tugiye kubona ni uko kuri Sinayi Imana yamanukiye ku musozi, ariko kuri Pentekosti Imana yamanukiye mu bantu. Twasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, murabizi ukuntu umunsi wa Pentekosti ugeze bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, umuriri waraje urabatungura umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Aya ni amakuru twasomye muri iyi minsi. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa Mwuka Wera batangira kuvuga indimi, nuko nk'uko Umwuka Wera yabahaye kuzivuga. Abayisiraheli bo bari bimenyereye
kwizihiza pentekosti nk'umunsi wo gushimira imana usanzwe, umunsi w'umuganura, nk'uko twabibonye. Noneho ariko kuri iriya pentekosti ya nyuma ya yesu, yuko yesu azuka, imana yagize atya irabatungura, ibatunguza ibisobanuro bindi bya pentekoste, noneho ibishyira mu rwego rwo hejuru. Buri umwaka utashye, nyuma y'iminsi 50, bose abayuda bavaga hariya mu karere batuyemo, abatuye mu Bugiriki, abatuye muri za Kapodisiya, abatuye muri za Galatiya, bose bagahurura bakaza i Yerusalemu baje kwizihiza umunsi w'umuganura, bo bazi ko ari ibintu bisanzwe. Maze Uwiteka Imana, kugira ngo hatagira n'ahari n'urangara, abakorera akantu kugira ngo hatagira n'uvuga ngo mbese utamenya ibyabaye. Harabaje habanza haza umuyaga mwinshi, umuriri utungura abantu uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga w'ishuheri. Nta muntu ushobora kumva umuyaga uhuha ngo abantu bareke kuwumva. Noneho ngo uraza wuzura hahandi mu cyumba cyo hejuru aho abantu abari barimo nibo babonye ibisa n'indimi z'imiriro zibajyaho, rumwe ku muntu, undi ku muntu, undi ku muntu. Haleluya! Ese bene data, iyo dusubije amaso inyuma tukajya mu bitekerezo byacu mu isezerano rya kera, dushobora gusobanukirwa neza ko uyu muriro wa pentekoste ntabwo wari umuriro mushya, ntabwo ari ubwa mbere umuriro wigaragaje mu bana b'Imana. Uyu muriro ufitanye isano na wa muriro Mose yabonye mu gihuru cyagurumanaga ariko ntigishye. Uyu muriro wamanukiye ku ntumwa n'abo bari kumwe mu cyumba cyo hejuru, bose hamwe ari 120, ufitanye isano na wa wundi, na ya nkingi y'umuriro yayoboye Abayisiraheli ubwo bari mu butayu. Ni kimwe na wa muriro wamanukiye ku musozi wa Sinayi nk'uko twabivuze, ugatuma umusozi ucumba umwotsi kandi ugatigita. Mu byanditswe byera, uwo muriro wari ikimenyetso, uriya muriro tumaze kuvuga, mu nkingi z'umuriro wamanukiraga mu ihema ry'isezerano, uriya muriro wagaragazaga presence y'Uwiteka ku musozi wa Sinayi. Uriya muriro wari ikimenyetso cy'ubwiza bw'Imana bugaragarira abantu. Uyu muriro cyangwa uwo mucyo w'ubwiza bw'Imana, Abayisiraheli bari bawufitiye izina. Ni izina tudasanga muri Bibiliya. Ese hari uwaba azi uko ubwiza bw'Imana bwazaga bukamurikira ahantu, uko Abayisiraheli babwitaga ruriya rumuri, uriya mucyo, uko bawitaga? Haleluya! Ni ijambo ritari muri Bibiliya, ariko uyu muriro Abayuda bawise Shekina glory. Ni presence cyangwa ni ukubaho kw'Imana hagati y'abantu bayo, kukagaragarira mu mucyo, mu muriro. Ku munsi wa pentekoste, iriya pentekoste yakurikiye kuzuka kwa Yesu Kristo, Imana ntabwo yohereje imbaraga cyangwa amarangamutima gusa. Imana yohereje presence yayo ubwayo. Ariko noneho aho kugira ngo iyo presence y'Imana ize ku musozi cyangwa ize mu nkingi imwe y'umuriro, uwo muriro ahubwo wigabagabanijemo indimi nyinshi, maze uruhukira kuri muntu wese. Haleluya! Shekina glory yavuye ku musozi, yaretse kujya ku musozi, iruhukira ku bizera Imana bose. Nk'uko umuriro wo ku musozi Sinayi, Imana yagaragaje ukwera kwayo, ikagaragaza icyubahiro cyayo, ibyo noneho Uwiteka yabigaragarije mu bugingo no mu mibereho y'abamwizera. Nk'uko mu rwandiko rw'Abaroma Pawulo atubwira ngo abo yatoranije kera yabahamagariye, kandi abo yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, kandi n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Imana ishimwe cyane, yabahaye ubwiza. Iri jambo Shekina ntabwo ari ijambo dusanga mu Bibiliya nk'uko tuvuga, ariko ukuri kwaryo duhura naryo kenshi muri Bibiliya.
Shekina ni ijambo risobanura ubwiza bw'Imana butuye hagati y'abantu, ni ukwigaragaza kw'Imana mu buryo bugaragarira amaso. Uriya mucyo w'Imana niwo witwa Shekina. Mu Isezerano rya Kera Imana yagiye yigaragaza mu buryo bugaragarira amaso binyuze mu byo Abayuda baje kwita nyine iryo zina Shekina mu rurimi rw'Igiheburayo. Rero ni ijambo risobanura ukugaragara kw'Imana mu buryo bwayo bwuzuye kandi bubonekera amaso. Dushobora gusubira inyuma gato twihuta tukareba uburyo Imana yagiye yigaragaza ikoresheje reka duhere hariya ku cya gihuru cyaka umuriro mu Kuva ibice 3, ubwo Shekina yigaragaje bwa mbere igihe yabonekeraga Mose mu gihuru cyaka umuriro ariko ntigishye. Uwo muriro, uriya muriro wari ikimenyetso cy'ubwiza bw'Imana, ukwera kwayo no kubaho kwayo, presence yayo hagati mu isi y'abantu. Aho niyo Imana yahamagariye Mose, hanyuma Imana yabwiye Mose iramuhamagara iti iri hagati mu gihuru cyaka umuriro, iti Mose aritaba ati karame, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze ni ahera. None irongera iramubwira iti ndi Imana ya so. Urumva mu gihuru umuriro nta kindi cyagaragaraga, ni umuriro wagurumanaga ariko igihuru ntigikongoke. Ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko yatinye kureba Imana. Imana yigaragarije mu muriro. Hano ku musozi Sinayi, kuri uyu musozi Mose, bwari ubwa mbere Imana igaragaza presence yayo mu ishusho y'ikindi kintu kiboneshwa amaso. Na mbere Imana yajyaga ivugana n'abantu. Imana yavuganye na Adamu na Eva, Imana yavuganye na Aburahamu, Imana yavuganye na Yakobo, Imana yavuganye na Nowa, ariko ishusho y'ubwiza bw'Imana mu gihuru cyaka umuriro niyo yabanjirije izindi zose, igaragaza presence n'ubwiza bwayo mu muriro. Rero ntabwo ari umuriro usanzwe, ntabwo ari uyu dusanzwe tuzi, ahubwo ni presence y'Imana n'ubwiza bwayo byari biri muri icyo gihuru, kuko icyo gihuru byaragaragara ko kirimo kugurumana ariko ntigikongoke, ari nacyo cyateye amatsiko Mose bigatuma aza kureba icyabaye. Rero ntabwo ari umuriro wari uzanywe no gukongora no gutwika, ahubwo ari umuriro uje kugaragaza ubwiza bw'Imana, Shekina, glory, icyubahiro cy'Imana. Na rero aha ngaha niho Shekina yahamagariye Mose, n'Imana yahamagaye Mose muri Shekina yayo. Aha niho Imana yatangiriye kwiyereka ubwoko bwayo mu buryo bugaragara, kandi uwo muriro Mose yabonye mu gihuru niwo muriro wakomeje kugenda wigaragaza, haba mu nkingi y'umuriro, haba ku musozi Sinayi batanga amategeko, haba mu rusengero rw'Uwiteka, kugeza kuri Pentekoste turimo twibuka uyu munsi. Rero Uwiteka turabyibuka ukuntu Uwiteka yigaragaje mu nkingi y'umuriro, akagaragaza ubuyobozi n'uburinzi bwe, kuko Uwiteka mu gitabo cyo Kuva, ijambo ry'Imana ritubwira ko Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu kugira ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro kugira ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa, haba ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntabwo yabavaga imbere, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ntabwo yavaga imbere y'ubwoko bwabo igihe bari mu butayu, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabavaga inyuma nijoro, ntiyabavaga imbere nabwo nijoro. Rero Abayisiraheli bagenda bava muri Egiputa bajya mu gihugu cyabo cy'isezerano, nta GPS bari bafite, ntayabagaho ngo babwire ngo mwerekeze aha, ngo nimunyure aha. Nta ngabo bari bafite zo kubarinda, ariko bari bafite Imana ubwayo ibari imbere
muri icyo gicu cyangwa se muri iyo nkingi y'umuriro nk'uko tumaze kubibona ko Uwiteka ari we wabagendaga imbere, haba ku manywa kugira ngo abayobore, haba nijoro kugira ngo abamurikire. Imana ishimwe cyane. Ubwiza bw'Imana muri Shekina yabo, muri Shekina. Ibi ngibi bene data biratwereka ko ubuyobozi bw'Imana buraduherekeza aho twaba turi hose. Uburinzi bwayo ntabwo bwigera buhagarara. Ntabwo Imana yigeze ireka kuba hafi y'ubwoko bwayo, no mu ngorane ndetse no gucumura kwabo yakomeje kuba hamwe. Yakomeje kuba hamwe nabo. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Twabivuze ku musozi Sinayi, ari naho amagambo y'umutwe w'inyigisho wavuye, igihe Abayisiraheli bari bakoraniye munsi y'umusozi Sinayi. Kuri uwo musozi Sinayi habereye igikorwa gitangaje. Bibiliya ivuga ko Mose yasohoye abantu mu nkambi kugira ngo bajye gusanganira Uwiteka, ngo maze bakoranira munsi y'uwo musozi. Igihe bari bahagandagaje aho ngaho mu kibaya kuri uwo musozi, ngo Mose azamuka kuri uwo musozi, ngo cya gicu kirawubudikira, ubwiza burabagirana bw'Uwiteka buguma ku musozi wa Sinayi. Igicu kiwubundikira iminsi 6. Ku wa karindwi ahamagarira Mose muri cya gicu mu maso y'Abayisiraheli ishusho y'ubwiza bw'Uwiteka, ngo yameraga nk'umuriro ukongora ku mutwe w'uwo musozi. Mose ajya imbere muri icyo gicu, azamuka muri uwo musozi, awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Shekina uko yari ahari, Abayisiraheli bareba ku musozi bakahabona umuriro w'ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bugaragarira muri presence yayo mu ishusho y'umuriro. Ntabwo byari ibimenyetso by'amarenga cyangwa ibitekerezo by'abantu. Ubwiza bw'Imana bwarigaragazaga ku buryo bugaragarira amaso. Ubutungane bw'Imana, holiness y'Imana bwari bwamanutse kandi abantu barabubonaga. Ibi byose rero byerekana ko Shekina, ubwiza bw'Imana, bwabonekeraga abantu mu buryo butangaje, bwuzuye imbaraga, bwuzuye icyubahiro kandi buteye ubwoba, kugira ngo Imana ibabwire ko ari iyera, Imana ko atari iy'akamenyero, ko ari Imana ihambaye. Imana ishimwe cyane. Rero mbere ya Pentecoste mu isezerano rya kera, presence y'Imana yabonekeraga ahantu cyangwa ku bintu. Ariko ku munsi wa Pentecoste, nyuma ya Pentecoste, nyuma yo kuzuka kwa Yesu, ni umunsi Uwiteka yabwiye abamwizera ati, ntabwo nzongera kwigaragariza mu mazu yubatswe n'intoki z'abantu, ahubwo nzigaragariza muri mwebwe abantu banjye muzanyizera, mwebwe naremesheje intoki z'amaboko yanjye, ni mwebwe nzaza guturamo. Imana ishimwe. Pentecoste ni umunsi Imana yaretse kuba ahantu, iba mu bantu bayo. Imana yaretse kuba mu ihema ryubatswe n'abantu, iza gutura mu ihema yaturemeye twebwe abayo, ari ryo mibiri yacu. Niyo mpamvu Pawulo ubwo yandika mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto ibice 4 akavuga ati, Imana yategetse umucyo kugira ngo kuva uturutse mu mwijima, nayo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Ariko dufite ubwo butunzi, ubwo bwiza bw'Imana mu nzabya z'ibumba, kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana, zidaturutse kuri twe. Haleluya. Ese bene data, mwari muzi ko Imana yatangaje umucyo mbere y'uko n'izuba ribaho, ukwezi kubaho n'inyenyeri? Mu ntangiriro Imana yaravuze ngo habeho umucyo, habaho umucyo. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, noneho umwijima uwita ijoro. Buragoroba buracya kandi nta zuba rirabaho.
uwo ni umunsi wa mbere. Imana yaremye izuba n'ukwezi n'inyenyeri ku munsi wa kane, kandi ku munsi wa mbere yararemye umucyo. Pentekoste ya nyuma yo kuzuka kwa Yesu Kristo, Imana yaretse kuba mu nkingi imwe y'umuriro, ahubwo iyo nkingi imwe yayihinduyemo indimi nyinshi z'umuriro. Haleluya! Murabyumva neza bene data? Nubwo iyo tuvuze Pentekoste abantu benshi bakunze guhita bibuka umuriro umeze nk'umuyaga w'ishuheri, bakibuka indimi z'umuriro zamanukiye ku bigishwa ba Yesu bari bateraniye hariya ahantu hejuru, ariko hari ubundi busobanuro bukomeye burushijeho. Pentekoste ni umunsi Shekina, ubwiza bw'Imana bwaretse kwigaragaza mu nkingi y'umuriro, bwaretse kwigaragaza hejuru y'umusozi cyangwa hejuru y'isanduku y'isezerano, ahubwo bwimukira mu bantu. Imana ishimwe cyane. Nyuma ya Sinayi, Shekina Glory, ubwiza bw'Imana ntago bwongeye kugaragara ku musozi. Noneho Imana yahisemo gutura hagati y'ubwoko bwayo muri rya hema ry'ibonaniro mu butayu, nyuma iza no gutura mu rusengero umwami Salomoni yari yarubatse. Buri gihe kandi iyo umucyo wa Shekina wamanukaga, ubwiza bw'Imana bwuzuraga inzu y'urusengero, ku buryo abo batambyi nabo batashoboraga no kubona no gukomeza kuhagarara ngo bakomeze bakore umurimo wabo, kubera uburemere n'imbaraga by'icyubahiro cy'Imana byabaga byakoraniye aho hantu ubwiza bw'Imana bwamanukiye. Ubwiza bw'Imana bwazaga hejuru y'isanduku y'isezerano, ahera cyane ho muri hekaru, rwa rusengero rw'Imana. Aho niho presence y'Imana yabaga yicaye hagati y'ubwoko bwayo. Nyamara nubwo Imana yabaga iri hano ku isi mu buryo bugaragara, ntabwo abantu bose bashoboraga kwegera ubwiza bwayo, kuko mu rusengero hari umwenda, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, hari umwenda watandukanyaga ahera cyane n'ahandi hera ho mu rusengero. Aho ubwiza bw'Imana bwaruhukiraga, nta muntu wahageraga ni umuntu umwe gusa, umutambyi mukuru, nawe akahagera rimwe gusa mu mwaka, yabanje kwiturira ibitambo nawe byo kwiyeza, kandi yaba atiyejeje akagwayo, kubera ko ikibazo cyo kutegera Imana ni icyaha cyari kitarakemuka. Ikibazo cy'ibyaha byacu cyari kitarakemuka, kubera ko Imana ari iyera, kandi kwera kwayo ntaho kwabasha guhura n'umuntu w'umunyagicumuro. Kandi amaraso ibitambo y'ihene n'inka n'imfizi z'inka n'iz'intama ntabwo ashobora gukuraho ibyaha byacu burundu. Ibitambo byari gusa igicucu cy'ibizaba, yari nka preparation mu gihe hari hateganijwe igitambo nyacyo cyari kigiye kuza, ari cyo gitambo cy'umwana w'intama w'Imana. Ariko kuva ku munsi Kristo yapfiraga ku musaraba, habaye ikintu gikomeye cyane. Igihe Yesu yarangizaga ari ku musaraba akavuga ati birarangiye, mu Rugiriki biravuga ngo tetelestai. Tetelestai ni ukuvuga ngo uyu mwenda nawishyuye wose, nta na kimwe nsigaje. Akimara kuvuga ayo magambo, ngo wa mwenda w'inyegamo watandukanyaga ahera n'ahera cyane wahise utabukamo kabiri kuva hejuru kugeza hasi. Icyatandukanyaga umuntu n'Imana cyari kivuyeho. Ikibazo cy'icyaha cyari gikemutse, kandi inzira yo kwinjira imbere y'ubwiza bw'Imana yari ifunguwe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu kuri Pentecost, Shekina, ubwiza bw'Imana, ntabwo yari ikibashije kongera kuguma inyuma y'umwenda cyangwa mu rusengero rwubatswe n'abantu, kubera ko amaraso ya Kristo, binyuze amaraso ya Kristo, presence y'Imana yashoboye kuza gutura mu bantu, muri buri muntu, itura muri njyewe kubera Pentecost. Bene data rero, kuri uyu munsi wa Pentecost, icyo Imana yari yarasezeranije kuva kera
cyarasohoye. Pentekoste yasohoje amagambo y'umuhanuzi Yoweli yari yaravuze kera ati nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu n'abakobwa bazahanura, abasore banyu bazagira amayerekwa, abasaza bo muri mwe bazabonekerwa mu nzozi. Muri iyo minsi nzasuka umwuka wanjye ku bagaragu banjye no ku baja banjye. Haleluya, haleluya. Shekina glory, ubwiza bw'Imana ntabwo bukibonekera ku musozi gusa, ntabwo bukiri mu nkingi y'umuriro gusa, ntabwo bukiri ahera cyane ho mu rusengero. Shekina glory noneho yimukiye mu bantu. Ndasaba ngo Mwuka Wera arusheho gusobanurira uburemere bw'iki kintu. Wa muriro Mose yabonye mu gihuru, wa muriro wayoboye Abayisiraheli, wa muriro wamanukiye kuri Sinayi, wa muriro wuzuraga ahera cyane, noneho wigabanijemo indimi nyinshi z'umuriro, maze zimanukira kuri buri muntu wese washyize ibyiringiro bye muri Yesu Kristo. Peresanse y'Imana ntabwo ikigenderera abantu bake cyane nka Mose ubwo yavaga ku musozi arabagirana ubwiza bw'Imana. Peresanse yayo yaje gutura mu bizera bose. Pentekote ni umunsi Imana yavuye mu nyubako, ni umunsi Imana yavuye inyuma y'inyegamo, ni umunsi Imana yavuye ahera cyane iza gutura mu bantu bayo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati muri urusengero rw'Imana. Mbere abantu bajyaga mu rusengero gushaka peresanse y'Imana, ariko nyuma ya Pentekoste abantu ubwabo babaye urusengero. Shekina yimukiye mu bantu. Imana yashatse ko twebwe abizera Kristo dukomeza ntabwo ashaka ko dukomeza kujya tujya gushengerera kuyishengera mu rusengero rwayo, ahubwo yaraje idutura mu mutima, iba muri twebwe, iba Emmanuel. Bene data, tuve ku musozi Sinayi tujye mu cyumba cyo hejuru. Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo ibice 12 biravuga ngo mwe rero ntimuri nk'Abisirayeli ba kera ngo mube mwegereye umusozi wa Sinayi umuntu yakoze intoki, ahubwo aho niho babonaga umuriro ugurumana n'umwijima w'icuraburindi, bakumva n'umuyaga w'ishuheri n'impanda zivuga n'ijwi rirangira. Abumvise iryo jwi basabye bakomeje ko ritongera kuvuga rwose, ntibabashaga kwihanganira kumva ijwi ry'uvugira mu ijuru agira ati uzakora kuri uyu musozi wese azicishwa amabuye, niriba n'itungo muzarigenze gutyo. Ibyo babonaga bibateye ubwoba ko ku buryo na Mose yavuze ati ndatinye cyane ndahinda umushyitsi. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bw'uyu munsi, igituma nabuhaye inyito ngo tuve ku musozi Sinayi tujye mu cyumba cyo hejuru, ni uko Sinayi hari ahantu huzuye umutingito. Sinayi ni ukuba mu bwoba, kuba muri Sinayi ni ukuba ahantu utinya kwegera Imana. Kuri Sinayi peresanse y'Imana yari mu musozi gusa, kandi Mose wenyine niwe washoboraga kuhegera, ariko mu cyumba cyo hejuru aho abizera bahuye basenga bahuje umutima, peresanse y'Imana iramanuka ikabasanga, buri wese ku giti cye no ku rugero rumukwiriye kuzuzwa Mwuka Wera. Kuri Sinayi hatangiwe amategeko yanditswe ku bisate by'amabuye, ariko guhera ku munsi wa Pentekoste Umwuka yanditse amategeko y'Imana ku mitima y'abizera. Kuri Sinayi abantu bahindishwaga umushyitsi no kumva ijwi ry'Imana, ariko mu cyumba cyo hejuru abantu bujujwe peresanse y'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Mu cyumba cyo hejuru ni ahantu h'ibyishimo, ni ahantu h'ubutwari, ha morali, ho guhimbaza, ho kuramya, ni ahantu h'ubwisanzure bwo mu Mwuka Wera. Nicyo mu kurangiza rero ndababwira nti mwene data, hungiza umuriro ukurimo.
Pawulo yandikira Timote mu rwandiko rwa kabiri rwa Timote yaramubwiye ngo niyo mpamvu nkwibutsa ngo umere nk'uwatsa umuriro, ukangure impano ikurimo Imana yaguhaye igihe nakurambikagaho ibiganza. Koko rero umwuka w'Imana yaduhaye si uwo kutugira abanyabwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Imana ishimwe cyane. Ibyo ngibyo iyo mpano twayihungiza gute? Paul avuga ati mumere nk'uwatsa umuriro abwira Timote, twayihungiza uko Paul avuga ati, hariya Paul avuga ati kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. Mu Baroma Paul atwereka uburyo umuriro wa Pentekoste ugomba kuguma waka. Aravuga ngo mugire umwete mwo kuba abanyabute, mukorere umwami mufite ishyaka ryinshi, mwishimire ibyo mwiringiye, ntimugacogore mu gusenga. Ni uko nguko tuzahungiza umuriro wa Pentekote muri twebwe. Mu yandi magambo, ntimukonje ku buryo bw'umwuka, ntimube abantu batuyemo n'umwuka wera, ariko umwuka wera uba arimo agaragara. Paul aratwereka ko umuriro uguma waka iyo dufite Imana, iyo dufite ishyaka mu mutima wacu. Imana ishimwe cyane. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko umwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe gusa, utigaruka dusha kuwo mwuka wera. Yesu watugeneye dusha kuwo mwuka wera. Yesu watugeneye. Turagusaba mwami Yesu, mwohereze Ishimwe mwami Yesu Kristo, habwe umufasha icyubahiro wacu, kuko dufite Ufashe intambara ikomeye mu isi, mu kwirego se dusha. urakoze Mana, icyubahiro cyose kikugarukire Mana. Ufashe wumvishije ijambo mwami, ibyo ntabashe gusobanura ubisobanure neza, kandi mwami icyubahiro cyose kikugarukire none n'iteka ryose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze bene data kuba kumwe nanjye. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.